nk'uko bisanzwe mudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, tubagezaho ibiganiro bitandukanye cyangwa se inkuru zitandukanye. Tumaze iminsi tubagezaho cyangwa se tubagezaho ibiganiro bitandukanye, harimo ikiganiro kivuga kuri Rocky. Rocky ni umuntu ukunzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibiganiro agenda atanga cyangwa se asohora byinshi, ndetse no kuba azwiho kuba yasohora filimi z'agasobanuye abanyarwanda bakunze kwita agasobanuye. Muri ino minsi rero hari hamaze iyi minsi havugwa ko channel ye YouTube yaba yarayifunze, ikaba yarayifunze. Abantu benshi byababaje, ndetse havugwa byinshi kuri iyi nkuru, ndetse havugwa byinshi abantu benshi bibaza ati channel ya Rocky yaba yafungiwe iki, aho bamwe bibazaga ati aho ntiyaba ari ukubera ko yaba yarigeze asora video zerekana intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese yaba yarasobanuye filimi nabi, cyangwa se akaba yarasobanuye filimi itemewe gusobanurwa? Ni ukuvuga ngo ni ibintu byavuzweho amagambo menshi, abaturage barababara, ndetse bivugwa ko niba atazize kuba yarasohoye ibi biganiro cyangwa se izi nkuru z'intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko hari ikindi cyaba kibyihishe inyuma. Ni amakuru menshi yagiye acicikana, ndetse abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange bakunda Rocky, urubyiruko rukunda agasobanuye, ndetse n'abasaza benshi bakavuga yuko ubu ngubu nta na filimi baba bazongera kureba cyangwa se kumva mu buzima bwabo. Wababaza ati kubera iki? Bakavuga ko ati Rocky nubwo yaba afite harimo filimi mbi, tukumva iyo filimi ari mbi, ariko Rocky yagafashemo, ni ukuvuga ngo ari we wayisobanuye. Nari ndicara nkayireba. Abo ni abasaza twaganiraga, nibwo nacacaraga mu makaritsiye yose ngenda mpatunga kamera na mikoro, ngera ku rubyiruko. Urubyiruko rwo nasanze rwituye hasi, rwabaye nk'ibitika byakubiswe n'izuba, cyangwa se ibisusa byakubiswe n'izuba ryinshi. Bari kuvuga bati ubu twacitse intege, aho turi kujya tukumva nta filimi irimo isobanuwe na Rocky, turi kumva tubabaye. Ati ubu ni nkaho twabuze umuntu. Kubura channel ya Rocky cyangwa se kumva Rocky afite ikibazo, natwe dufite ibibazo. Mbabajije impamvu bacitse intege, etese mwabwirwa n'iki niba atashinze indi? Baratubwira ati twumva ko yaba yashinze indi ariko ifite abasabu 140 kuzamura. Ati ubu ngubu turababaye cyane. Nibwo nababwiraga ati ni ugushaka ukuntu mumutera ingabo mu bitugu, ariko channel ye ikongera ikaba yatumbagira ikazamuka. Navugaga iyo yashinze. Abaturage baravuga bati bitewe n'ukuntu channel ya Rocky twayikundaga kuyireberaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'udufilimi, ati ahubwo turakoresha amaboko abiri kugira ngo Rocky abe yazamuka. Ubwo nararanganyaga amaso, nabonye urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18, ndubajije narwo rumbwira nk'amagambo abasaza bambwiye, ariko bo barenzaho baratubwira bati gukura kwacu tuzakurira mu gafilimi ka Rocky. Mbabajije impamvu aho Rocky ntiyaba yarabatwaye uruhu n'uruhande, mukaba mwibagirwa amashuri. Bambwira yuko amashuri batayibagirwa, bagira umwanya wo kwiga, ndetse bakagira n'umwanya wo kuba bareba filimi za Rocky. Uko twaganiriye rero nibwo uyu munsi cyangwa se twabonye andi makuru ashimisha abakurikira Rocky cyangwa se inshuti za Rocky, batumva yuko channel ya Rocky yaba yagarutse. Tukibaza tuti iyi channel yaba yagarutse ite, cyangwa se n'abanzi ba Rocky? Abandi bati byaba byagenze gute koko kuba iyi channel ya Rocky yaba yagarutse, nimba ari byo koko. Ati abandi ko bazifunga zikaba zabura. Twagerageje kubabaza izabo bafunga, baravuga bati ntabwo ari ngombwa kugira ngo tubivuge, ariko tuzi ko hari izo bagiye bafunga zikaburirwa irengero kugeza na n'ubu batari bafungura. Atari ko Rocky tugize amahirwe twaba dushize agahinda ko kugira ngo tube twakwirebera agasobanuye, ndetse tunakurikirana ibiganiro bya Rocky. Tukibaza tuti Rocky niba ari nta kintu yatangarije abakunzi be ngo ababwire ko
cano ye yaba yabonetse cyangwa se ari ukumushinyagurira nk'uko abantu baba bari kuvuga bati ahari kwaba ari ukumushinyagurira, ari naho bahereye batanga amakuru bavuga bati hari abo bazifungira zigahera bakanga no kubavuga mu mazina, ati benshi cyane zifungwa, ariko tubabajije impamvu bazifunga bakavuga bati abenshi bakunze gukoresha inkuru zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kubafungira cano cyangwa se zigafungwa, utimenya YouTube cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga zitabyemera cyangwa se hari abo babyemerera. Abaturage bati nyamara Rocky bibaye ngombwa ko cano ye yaba yagarutse twashima iyaturemye cyangwa tugashima Nyagasani, ariko nawe agire icyo atangariza abakunzi be. Uti dore ko n'ubundi no mu kuyifunga akenshi ari ntacyo yari yadutangariza ngo atubwire niba azakomeza kuba yatugezaho ibiganiro byiganjemo ako bita agasobanuye cyangwa se filimi zisobanuye. Nkomeje kubabaza bamenye ko Rocky yaba yasubiranye cano ye, batubwira ko byaba ari byiza, ati ntibakwishimira ko Rocky aguma mu gahinda cyangwa se ngo abakunzi be natwe tugume mu gahinda, byaba ari byiza. Ariko nk'ikinyamakuru Ogera TV, ubwo nabakurikira Rocky cyangwa se inshuti za Rocky zatubwiraga, mwaza kutubwirira Rocky cyangwa se mukatubwirira abakurikira Rocky cyane bari hafi ya Rocky ko abakunzi be bababaye ko yagira icyo yadutangariza, ati agatangariza abakunzi be niba cano yaba yagarutse agasubira mu byishimo cyangwa niba cano itari yagaruka. Rero banyarwandakazi, ku biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho kuri Ogera TV, ari naho tubashishikariza kuba mwajya mugendera ku mategeko cyangwa se ku mahame YouTube igenderaho ndetse n'ibindi binyamakuru, kugira ngo namwe biba byabaye kuri bamwe na bamwe bafungirwa amacano bitewe n'ibyo baba bakoreyeho ko mwajya mubyirinda. Dore ko ibi byagiye bivugwaho kenshi cyane, ati wanasanga Rocky yaba yafunze iyi cano ye kugira ngo aba yikuyeho gakeya arebe agahinda abakunzi be bagera, abandi bati cyangwa se n'abari bashatse kuba bayinyereza nk'abanzi be cyangwa se bakayinyereza bagira ngo barebe uko amera cyangwa se yiheba acika intege, nk'uko bari kujya bajya udutsiko two gusebya cyangwa se no gusereza, uti ariko babona batari bubone ukuntu basebya Rocky bakaba bakuyeho cano ye. Ni ibintu bikomeze kuvugwa ari byinshi, ariko ntibagaragaze na ko Rocky ntabe yagira icyo abivugaho kuri cano ye, dore ko bavuga ko ari abanzi ba Rocky baba bari bayikuyeho nimba cano koko ya Rocky yaba yagarutse nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ati abo banzi rero basubize ameru mu isaho, ati dore ko Rocky nawe atari kure akanuye, ati kuko ntabwo yakwishimira kubabaza abakunzi be cyangwa se abamukurikira. Ari nayo mpamvu dukomeza nyine tuvuga ku bajya kuri za cano cyangwa se kuri za YouTube bagafata cano zabo bakazishyiraho ibitutsi, bakazishyiraho amafoto y'urukozasoni, ati mujye muri menge n'ubundi ibyanyu bari kubyigaho cyangwa se YouTube iri kubyigaho, na RIB ntiyicaye irahagaze itegereje abanyabyaha, dore ko ari nacyo ibereyeho. Atariko n'ubundi mwaguma mukagendera ku mategeko cyangwa se ku mawayiza ya leta ibategeka kutabangamira leta cyangwa se ngubangamire mugenzi wawe, utangaze ibintu bidatangaje cyangwa se bitatangajwe, cyangwa se ngo ube wavuga ibintu bitigeze bivugwa cyangwa se kuvugwa ibintu by'urukozasoni. Reka rero tukomeze tubabwira ko tuzajya tubagezaho inkuru ziba zatugezeho muri ako kanya cyangwa se ziba zavuzwe ku mihanda ya YouTube, ariko inkuru zizewe, inkuru zitarimo ibihuha, tukabagezaho inkuru zitarimo isebanya cyangwa se ipfobya, ahubwo dukunze kubagezaho isesengura ry'inkuru y'ibyabaye ku ma YouTube cyangwa se y'ibyagaragaye ku mihanda ya YouTube.
akaba ariyo makuru ikinyamakuru Ogera TV kibagezaho, ariyo nayo mpamvu kibasaba kujya mukanda kuri subscribe ndetse n'akazogera, ukamanuka ugakora kuri comment ukandika ukavuga uti ikinyamakuru Ogera TV mwajya mutugezaho ibi n'ibi, tubamenyesha yuko ukeneye kwamamaza ibicuruzwa byawe cyangwa se imirimo ukora nese n'ibyo ucuruza, wajya utwandikira kuri Ogera TV ubundi ukatubwira aho ukorera, tukakwamamariza ibicuruzwa byawe ndetse n'imirimo yawe ndetse n'ibikorwa byawe biturutse ku cyo ushaka kwamamaza. Reka rero nkomeze mbashimira ko muba mwadukurikiranye, ndetse abadukurikirana hafi ndabashimira, kandi namwe muba muduteye icyo bita ingabo mu bitugu, akaba ari nayo mpamvu nanjye mbagezaho cyangwa se natwe ikinyamakuru cyacu Ogera TV kibagezaho inkuru za buri munsi cyangwa se za buri kanya. Murakoze rero, mbifurije kubana neza n'Abanyarwanda ndetse no kubana neza n'Imana, dore ko ariyo ibigena byose. Ciao ciao.